Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nk'ibisanzwe ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro, nanjye ndamahoro, ndashima Imana. Njya nkunda gushima Imana iba yandinze ikabarinda, nkunda kuvuga ngo nta nkuru mbi numvishije mu matwi yanjye, aba ari iby'igiciro gikomeye cyane iyo nta nkuru mbi numvishije mu matwi yanjye. Nshimye Imana rero ko nta nkuru mbi numvise mu muryango wanjye, nta nkuru mbi numvishije ku bakunzi ba Berwa TV. Ni ukuri Imana y'amahoro ibishimirwe, kandi naho bitameze neza mukomere, ntabwo twayibaza ngo uragiye ute, byose nibwo bumana bwayo. Ni ukuri nibwo bumana bwayo, none bishobora kumera nabi ejo bikamera neza, kuko niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Nshimye Imana rero y'amahoro, Imana yumve ko tuyishimye. Mboneyeho gusuza inshuti zanjye zose, inshuti zanjye ziri mu Rwanda, inshuti zanjye ziri Kenya, inshuti zanjye ziri Tanzania, inshuti zanjye ziri Amerika, inshuti zanjye ziri Canada, inshuti zanjye ziri mu Bubiligi, inshuti zanjye ziri mu mpande z'isi, inshuti zanjye ziri mu bihugu bitandukanye, Malawi. Inshuti zanjye mwese ndabashuhuje, ni ukuri mwumve yuko mbashuhuje aho muherereye hose, kandi mwumve yuko mbakunda ni ukuri. Inshuti zanjye ziri muri Congo, inshuti zanjye ziri mu mpande enye y'isi, zumve ko nzishuje kandi nzikunda by'ukuri. Inshuti zanjye ziri Zanzibar, ambasaderi wa Zanzibar, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwumve ko mwese mbakunda kandi bitari uburyarya. Uwiteka ni ukuri asaduhe n'ijuru tuzabashe gutaramira mu bwami bw'ijuru. Inshuti zanjye ziri Oman, ziri Saudiya, ni ukuri mfite inshuti nyinshi kandi dukundana mu by'ukuri, zihora zikurikira ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye nyakubahwa Imana y'amahoro, ndagushimye ko tugarutse muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Unyemerere wivugire muri nge, kandi n'abaryumva baryumvire muri wowe. Utubabarire ibyaha n'ibicumuro, turi mu isi turareba tugacumura, tukavuga tugacumura. Imbabazi zawe nizitugaragaraho mu izina ryawe ryera, amina. Murakoze. N'ubundi tugiye gusoma mu Byakozwe n'Intumwa 2, duseme n'umurongo wa 14. Byakozwe n'Intumwa n'umurongo wa 14, ngo Petero abasobanurira ibyabaye abemeza ibya Yesu. Ngo Petero abasobanurira ibyabaye abemeza ibya Yesu. Ariko Petero ahagararana nabo 11, ababwira ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba, ibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli, ngo Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira, kuko turi mu gihe cya Pentecote, nifuje ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ryavugagwa na Petero mu gihe cy'umuhanuzi Yoweli. Aravuga ati, aba bantu mureba ntabwo basinze nk'uko mubitekereza, nk'uko ngo yari arimo abahamiriza ibya Yesu. Arababwira ngo ahubwo buzuye umwuka wera. Uyu ni umunsi wa 3 bari gusenga. Turi mu gihe cya Pentecote, turi mu gihe cyo kuzura umwuka wera, turi mu gihe cyavuzwe n'Imana. Aravuga ngo mu bihe bya nyuma. Rero ntekereza ko tugenda tubona ibimenyetso by'ibihe bya nyuma. Abantu baravuga mu ndimi, abantu barahanura, nubwo hariho n'ababivanga, ariko iki ni igihe turimo cya Pentecote cyo kuzura umwuka wera. Aravuga ngo nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Inshuti z'umusaraba, inshuti za Yesu Kristo, muri iki gihe birakwiriye ko tuzirikana, birakwiriye ko dutekereza cyane, birakwiriye yuko umuntu yibaza ngo mbese umwuka wera ari muri nge. Haleluya. Mbese muri ibi bihe ndimo kwitwara gute? Tukamenya ko ari igihe cyo kuzura umwuka wera, tukamenya ko ari igihe cyo kubana n'Imana, tukamenya ko ari igihe cyabaye. Harababwira ngo ntago basinze. Hari igihe abantu bajya buzura umwuka wera, abantu bakibwira ko ari isindwe, bakibwira ko ari iby'abaturage, ariko umwuka wera ni ngombwa, kuko yaravuze
yaravuze ngo si ngombwa ko mbasiga, ngo simbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye umufasha ari we mwuka wera. Ni ukuri iyo umuntu afite mwuka wera, iyo umuntu ari kuyoborwa na mwuka wera, ibintu byose bigenda neza ku murongo. Ndabinginze rero nshuti z'umusaraba, ndabinginje ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwira n'ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mubyumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu. Haleluya. Ngo ibi niko bizaba, ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu. Nta kindi kintu dukwiriye gukora muri ibihe, dukwiriye guhendahenda mwuka wera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ahatari umwuka wera abantu bigira ibyigenge, ahatari umwuka wera abantu bigira ibyihebe. Rero muri iki gihe cya Pantekote mureke dushake Imana, dushake mwuka wera. Mwuka wera ndamukeneye. Ni ukuri iyo umuntu afite mwuka wera, kabone niyo yakosa inshuro 100, ariko mwuka wera aramugarura akamubwira ati ibi bintu ntabwo ari byo. Mwuka wera aramugarura akamubwira ati hane. Mwuka wera aramugarura akamubwira ngo hinduka. Mureke twinginge mwuka wera bari wo kutuyobora no kutugenga, kuko muri ibi bihe dukeneye mwuka wera. Nta kindi kintu na kimwe cyadushoboza, nta kindi kintu na kimwe cyadufasha usibye mwuka wera. Arababwira ati, aba nubwo mubareba abantu bajya bitaratsa bakabyina bakabyinira Imana. Dawidi nawe yarabikoze yuzuye mwuka wera, yuzura mwuka wera avuye kuzana isanduku y'Uwiteka. Biramurenga bimaze kumurenga, umugore we aramuseka aramubwira ati, ariko waba umwami w'umupfapfa, waba umugabo w'umupfapfa. Niyo abantu baguseka ufite mwuka wera ntabwo bugira, kuko mwuka wera ajya dusunikira gukora ibyo tutakwikoresha nk'abana b'abantu. Arababwira ati, abamureba ntabwo basinze. Bari bageze ku isaha ya 3, mwuka wera arururuka avugana nabo. Buri muntu wese ngavuga mu ndimi, buri muntu wese arahanura, buri muntu wese yumva ururimi atumvaga, buri muntu wese avuga ku rurimi. Haleluya. Ngaba bireba baribwira bati basinze. Aba basinze iki? Uwiteka icyama tugasinda umunezero wa mwuka wera, icyama tugatura muri mwuka wera, icyama tukagendera muri mwuka wera, icyama tukavugira muri mwuka wera. Hari umuhanzi nkunda haravuga ngo niba ubwiririze mu mwuka. Haravuga ngo niba usenga usengere mu mwuka. Akavuga ngo niba utambire mu mwuka. Akavuga ngo ikintu cyose ukora ugikorere mu mwuka wera. Mwuka wera yari mu muntu. Mwuka wera ni umujyanama. Mwuka wera ni umufasha. Mwuka wera yari mu muntu akwigisha uko wubaka urugo. Mwuka wera yari mu muntu akwigisha uko witwara. Mwuka wera yari mu muntu araguhugura. Mwuka wera yari mu muntu akwigisha uko uvuga. Mwuka wera yari mu muntu akwigisha uko ubana n'abandi. Mwuka wera yari mu muntu akubera umufasha muri byose. Mureke rero twinginge mwuka wera aba ari we wo kutugenga no kutuyobora muri ibi bihe. Twebwe tutakwigenga muri ibi bihe, twebwe tutakwifasha muri ibi bihe bikomeye, muri ibi bihe bigoye abagenzi, muri ibi bihe isi yahindutse, muri ibi bihe byanyuma. Arababwira ngo mu bihe byanyuma nanjye nzasuka mwuka wera. Ni iki cyatumye Yesu avugira iri jambo akavuga ngo mu bihe byanyuma nzasuka mwuka wera ku bantu banjye? Nuko yarazi ko mu bihe byanyuma hazaba hariho ibintu bikomeye cyane, hazaba hariho intambara zikomeye. Aravuga ngo mu bihe byanyuma nanjye nzasuka mwuka wera ku bantu banjye. Nshuti z'umusaraba, ntimugire ubwoba. Kristo azi ibihe turimo, Kristo azi isi turimo, Kristo azi ubuzima tubayemo. Kristo arabizi kandi arabizi rwose na cyane. Aravuga ngo muri ibi bihe byanyuma nanjye nzasuka mwuka wera ku bantu banjye. Ntabwo Kristo azatureka, ntabwo Kristo azaduhana. Azaduha mwuka wera twigisha uko tuba muri ibi bihe. Azaduha mwuka wera tubera umufasha. Aravuga ngo mu bihe byanyuma nzasuka mwuka wera ku bantu banjye. Ndanejejwe, ndafashijwe mama berwa, ndafashijwe n'ukuri kwa Mungu.
ndafashijwe. Yesu Kristo uzi ibihe bya nyuma, Yesu Kristo uzi ibihe turimo, akavuga ngo ntabwo azadutererana, azaduha umuyobozi, azaduha umuntu utwigisha, azaduha umuntu uduha kuba muri ubu, azatwoherereza Mwuka Wera. Yesu Kristo ni urukundo, kuko azi ko bitugoye, kuko azi ko twebwe tutakwifasha, kuko azi ko twe tutakwiyobora, kuko azi ko iyi si kandi abivuze neza cyane. Aravuga ngo mu bihe bya nyuma nzasuka ku bantu banjye bose Mwuka Wera, bose ku bantu banjye bose. Ahubwo igikuru umenya, uri umuntu w'Imana, uri umuntu, uri muntu ki? Haje umuntu wese uzi ko ari umuntu w'Imana, umuntu wese uzi ko ari umwana w'Imana, umuntu uzi wese ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ntahangayitswe n'ibihe. Mbazana ijambo rivuga ngo ntuhangayitswe n'ibihe, ntuhangayitswe n'ibyo uri kubona, ntuhangayitswe n'ibiri kuba ku isi, ntuhangayitswe n'intambara uri kumva ku isi, ntuhangayitswe n'abatinganyi uri kubona ku isi, ntuhangayitswe n'abakozi b'Imana bari kwiyandarika ku isi, ntuhangayitswe n'ikintu na kimwe. Ijambo riratubwiye ngo mu bihe bya nyuma azadusukira Mwuka Wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Nezerewe Imana mu mutima wanjye ngo mu bihe bya nyuma azasuka Mwuka Wera ku bantu be bose. Mu bihe bya nyuma turi mu gihe cya Pentecote, turi mu bihe twakwicaye tugatekereza, ese koko uyu Mwuka Wera aturiho? Ese koko turi abantu b'Imana? Ese koko uyu Mwuka Wera turamukeneye? Ese ko Kristo yamutwemereye? Ese koko twageze mu bihe bya nyuma? Ese ni guki itorero ritari kuzura Umwuka Wera? Ese ni iki kirimo kutuzitira ko uyu Mwuka Wera tugeraho? Birashoboka ko ari uko natwe twaba twibwira ko turi abantu b'Imana kandi tutari abantu b'Imana. Ariko aravuze ngo mu bihe bya nyuma azasuka abantu be bose Umwuka Wera. Rero ntuhangayike, ntuvuge ngo ibihe biragoye, ngo iminsi ni mibi, ngo ibintu bimeze nabi, ngo ibi bihe nzabibamo gute. Abantu baribwira ngo hari ngo ikimenyetso kigiye kuza, ngo inyamaswa igiye kuza, ngo Eliminate, ngo Afrimax. Ibyo ntabwo bikureba. Kristo avuze ijambo ryiza, aravuga ngo mu bihe bya nyuma nzasuka Mwuka Wera ku bantu banjye. Ntabwo ubutware bwa Satani uruta ubutware bw'Imana, kandi igikuru nuko umukorera mu kuri no mu mwuka. Igikuru nuko umukurikira mu kuri no mu mwuka. Igikuru nuko umwizerera mu kuri no mu mwuka. Mwuka Wera uramwandikiye, fa kuba warihannye icyaha n'igisa nacyo, fa kuba utuye mu mbabazi z'Imana, fa kuba uri gushaka Imana, fa kuba warateye intambwe imwe gusa nawe agatera 99. Ibintu bimuharire, wowe shaka ubwiza bw'Imana, wowe shaka uburyo ukiranuka, ibintu biharire Kristo. Iby'ibihe ntabwo Kristo abiyobewe. Inshuti zanjye, mwihangaye ku bwoba nirushire. Ibihe abizi ko mu minsi ya nyuma, ari nabwo atuburiye ko mu minsi ya nyuma azasuka abantu be bose Mwuka Wera. Ni iki gitumye Kristo avuga ngo mu bihe bya nyuma nzasuka abantu Mwuka wanjye Wera? Ni ukugira ngo tuzabe dufite amaso abona, tubona my friend, tubona utambuka ukamenya ko imodoka igiyemo iyobewe na Satani. Ugenda wajya guhaha mu ishopu ukamenya ko ugiye guhaha mu ishopu ya Satani. Ugenda ukamenya ko uwo mwenda ukamenya ugahinguranya. Ugenda ukareba ko ibyo biryo ugiye kurya babitongereyeho nka Daniel na Saduraka na Meshaki na Abednego. Ugenda ukamenya kuko Mwuka Wera ari we Kristo azaba ari muri wowe wakurebera. Ubwoba nibushire inshuti zanjye, ubwoba nibushire ni ukuri. Gusa nimusenge Mwuka Wera tumanukire, kuko turamukeneye n'umujyanama n'umufasha mwiza. Mana mu izina rya Yesu, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, ndagushimye byiringiro bizima, ndagushimye Data wa twese ushoboye byose, ngushimiye kugira neza kwawe gukomeye, ngushimiye ko usutse abantu bawe bose ho Mwuka Wera. Mungu asifiwe, asante zota yaba. Ndagushimye ko uyu Mwuka Wera, ndagushimye ko uzi ibihe ducamo, ndagushimye ko ubizi Kristo. Nuhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ndagushimye ko utadusize nk'imfubyi, wadusigiye umufasha ari we Mwuka Wera, kuko uzi ko twe turi abanyantege nke, kuko uzi isi dutuyemo, kuko uzi ko yaguwemo n'umubi Satani. Ndagushimye ku bw'uyu Mwuka Wera udusutseho ndetse n'abantu bawe bose. Izina ryawe niruhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Amen. Inshuti z'umusaraba, ndabakunda, ariko igikuru intego no kuzura Mwuka Wera. Intego no kubana na Mwuka Wera, ibindi Kristo azabyikorera.
Shalom, ndabakunda. Niba unyuzwe n'inyigisho zacu n'ivugabutumwa, kora subscribe, share na comment, ariko ntubikore nk'umuhango nshuti yanjye. Oya, ntubikore nk'umuhango, ntubikore nk'umuhango. Oya, ntabwo twifuza ko wabikora nk'umuhango. Bikore tujye tubana buri munsi tugerageza kunyuzaho ivugabutumwa kugira ngo dufatanye mu by'uru rugendo, kuko nta muhanga tuzabasha gushyika mu gihugu cyo mu ijuru. Data wa twese arimo adufelicita ngo mwabaye intwari. Shalom, shalom, mugire umugoroba mwiza.